muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana nubwo naniwe dusoje shuti ubu turi sangapira saa 7:08 shumi tuba twavunitse filime ya Mwenedata ntago iri kutuvuna ahubwo iri kutuvunagura bibaze guhera saa 2 kugeza saa 7:08 ntabwo turasoza murabona ko nyiri imbere ya kamera baba bari kunkoresha gatuna mbwenu nako ntago ari njye uri kubakoresha nibo babishatse bakaba badusaba dutayi twabisoje so rero murabona ko umuvandimwe agacano kiwe agacano kiwe barakibye turi hano ngo tumusapotinge nk'abafana ba filime Mwenedata cyangwa ibanga cyangwa n'izindi dukinamo mudufashe mukore subscribe kuri aka gacano nakanyu mukarebe mugakunde mukagira kanyu nyine nakacu muba mwarakaye ngo Nyambo wanyu ngo ndashaka kumwica ngo ibikini yari yapfase nta cyarabona aho kugira ngo mumenye neza icyo nzamukorera mugomba kwanza mugakora iyo subscribe mugakomeza mukarana na Mwenedata akomeye kwiranga bikunda nkabyinjoyinga so guys rero nkomeje kubashimira pe murabe igikundiro umva muri kureba Mwenedata muri kudushyigikira nubwo mu nyanga ariko ntacyo mwanwa nanjye ndabakunda so rero ni hano mbabwire akandi kantu keza ubu rero tubafitiye indi channel ya danger ya mama yake muzajya mukobonaho ama behind the scene ibya bindi twe tubahisha baza badutahanze baze babibereke byose babereke real life apana faking life iyo channel rero ni Michi YouTube channel ni Michi ngo ntacica nk'irungu ntacica nk'irungu kiza ko nanya kugira urungu gihari shiri basinzize nusu warisi kujya kwiga ubundi utize wabiki uzabona batize babayeho bameze neza burusha amafaranga abantu bize Kurabizeye n'amahirwe tubonye amahirwe ubundi amashuri rero tuyapfushije ubusa ubuzi ko nize amazina y'ikibabi mfite icyo ndi kuyamaza ko nize amazina y'ikinyenzi n'amaguru y'igitagangurwa n'umuserebanya ndi kubimaze nako byamombeye nyine byatewe n'icyo X nize mu ishuri ndi kubimaze hari aho wenda bizakugira akamaro nshaka X na nubu naramubuze narize mva mu ishuri namunye umugabo wambwira gushaka ndivamo none nicyo yamariye mu buzima busanzwe waretse udatuma byose bivamo kandi bizi ko twabiganira umwe ndahugiye sinzi ngugiye kwiganga amaso Jojo vitestre mama Vitugani onako Vitugani kashazeka wallahi nazaeka kunini mavi yako mimi na tata yako nani mkubwa ukaranyeze kagaseka kubera kunyanga umbira ngo naco nagigezaho imodoka urayibona miliyoni 30 mavi yako niki gihamya ko wayigejeje hose reba kasike kamera boda nini kama iwowe wewe unikome gisuri kwa maziwa ya tate yako na sisema mama yako kawa ni gikara iki kimodoka sasa waranyaze ni ya nani yangu mavi yako takutana nisire mama yanyu uriro naca ariko nago ngira wawe ndabavye uri ko nkatira umbira ngo nago nago nkawe katakubona n'ibihumbi 10 ona hela pesa money franga nariko kwambia ari n'ijumbi gira amaheru Shaitwani hari kera nkikundana nawe naravete abandi bana sigambara string nabo nje wambara boxer yabo we uzabaza ni boxer ahubwo wambaye kasi ukende boxer ahubwo se kubera nakiza cyane n'abakoro bya we lifti unikombe itora kwipira ngwe lifti uzabaza aho nari ngiye se mvuye ese kibazo cyo cyahengama gihengama kije iki cyarahengama sigaye nkoresha amadolari we kashe kare tumu passe ahe yumuskurahe tumunera janeja sapune dekai guma hamwe zabutomera dil jane nakotahe yakaruhaye kuchi hotahe imyaka myinshi mu menyero wenda muri karakteri ndumwana mwiza nitonda so sometimes umuntu agomba guhindura nyine kugira bereke ko role zose yabasha kuzikina kandi murabizi uwo ni we ngewe hose bagomba kuba kumwe so nimba ari ubugome nkaza nimba ari nyine nkahindura kwa so rero mukomeze muyikunde kandi nayo muyirebe ngira ngo turi kubaha ibintu byiza
hanyuma behind the scenes muzakomeza kuzikurikirana naho ngaho ukore subscribe ujye ubasha kureba nyine updates biba bimeze bite se nyine ubuzima behind the scenes ni ubuzima bwo kuri tele nyine tuyishutinga gute ababa bafite amatsiko ngo ese bamwe ari amahane bafite nibyo byanyabyo bakabireba aba bafite ngo jugumira mba ndi kujugumira ntago mba njugumira nyamuneka mutazajya mukavuga ati cya dadi cyabaye kiraya nabyo mukabikurikirana ariko hari uranyishe batakura imyenda mwana urishyura moto cyangwa ntabwo wishyura Muve mu muhanda mwegere hasi. Epuni kabari gufata mwishimye Nyambo sinabona umwereka waka video Nyambo ngwino bazafotore turi ako numfate cyane shiri wanjye tarakara ni hagara neza nyine nk'abantu babashira abana batahe twikorera ego koma mu tutargonda hagara neza muri Nyambo ariko Nyambo wenyine arayo foto wapi Nyambo wenyine umusore yinde ni motari mwana na Nyambo motari w'ikigali ibintu bajya ngo ntibabibona shiri wawe moto kasike bajya yoga mudebe habaye ryari saa sita n'iminota ingana ntabwo tureba ku isaha saa sita zirageze ndakura mundebere saa sita tutarataha none turimo turakina imikino ya kibonye waje tugakora aya mahoro yawe hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza abashakashaka imana ukomeza iyo nzira iboneye gutsinda nzambaza imana ukagira ubuvumere itanga imbaraga ubwo namenye ko inkunda nzajyanye hongeraho niyo mukiro akoweho ndagushobora kujya gucururiza ku seta maze rero kamusere wa mukobwa ku iseta isetani yasu ndagiseta ari y'abagabo isetani y'abagore ngayimure muyimvane ako uyu mugabo ako wa musaza ufite ikibazo yabaga biherereye yego kiri murati gaciga kiriya uyu muntu w'umusaza bitanga cururisha kiriya kubana mwese ndabagore cyangwa mufite ibintu byinshi reka tubane hariya mama yangu game over uwanja wake kaingia ndaje sinyuma ntabwo nabyemera kubyuma kubera iki muze
uragurira umuntu w'umusaza hari abantu b'ingumi ukaduhagaze gutya tera hano reka umupira wawe wa mbere ufite 600 soldiers 600 soldiers zana umupira umva ngubwire mfite umupira papa bagwita do ewayini ndabaje kandi kamiza kanisa okay akambaye umva ngubwire reba muhira wamubonye uyu ni kimenya bose turabona mukuru wanjye sha isi yose yamuzi sikayira ibara ry'umweru sha sikayira Nzele Diana uyu wambaye kano gapira Nzele Diana icyamamare ni umukobwa yize ku nkatira ariko Nzele Diana sha ni icyamamare reba muhira wamubonye ni Sifa Diana Huyu Sifa Diana reba eme boss reba eme kiriya eme ukambe kano gapira Mama yangu game over. reba ineza winisha okay akamundi ko nawe ineza wini noneho iyo ineza ikora tugashiraho wini gusa oya nibyo bijanye umupira naguranguye mu Bushinwa aba bari kukwereka utari wabona wamubonye kafish Pastor Kim Goleman muzereka kumva reba kafish ndayigura mwebwe mwakutura reba kafish nakweretse kafish nguwo kafish nakuko mupira kwa mubere do reba sha reba boss reba sha reba nawe agapira witwa boss muzeto wambe kano gapira ndabakana nako ariko se weho noneho reba garase mbaba Mama yangu game over. niko mwakwitonda mwagabanya akavuyo cyatuma mudacuruza shika suko seki cyatuma mudacuruza dore imuhira ni iwacu imuhira ni iwacu uyu ni imuhira ni kamasaba ikintu kimwe ngajya ngacuruza dore sha dore uyu wayitwa mucoma ngeza nshiranye nayo mfite uguriho riri nayo mfite uguriho uwitwa Kariza Joyisha ijya wamubwiye ntabwo yabumvise muze Iya Miracle sa meze neza yego boss okay aho muri Espagne ibintu n'amahoro cyane komeza iwayini gira vuba yo bro what's up kabibera ni kameze gate fresh bro komeza Kamira yes meze neza yego meze neza okay komeza ineza wini karame okay meze neza okay komeza I&M karame okay okay komeza Queen P present bara meze neza Queen P cyane komeza Grace Mbabazi ari Grace Mbabazi Action. Grace Mbabazi meze neza komeza hano Vava Yesafani. warabyibushye komeza Janine meze neza Janine makuru yageze komeza Mr. K Mr. K pata Mr. K komeza Dr. Grass yes sir meze neza komeza Sijo Gafish abayitegura Sijo Gafish Bosley ya Pastor Kim
Pastor King. Yego. Hallelujah. Yesu nashimwe. Yego. Kamera komera. Umeze neza. Holy man. Super power. Sifa Diane. Umeze neza. 600 soldiers. Yes, sir. Okay. Muhire. Yes. Muhira ni wacu. Yo. We've had. Okay. Nzele Diana ari hehe Nzele? Karame. Ndi hano mwa. Nzele Diana. Komeza. Kariza Joy. Karame nahageze. Okay. Kariza. Abasa. Father Boss. Yes, priest. Okay. Twagiye. Mama Deborah. Okay. Eme. Okay. Ninde wasibye? Sigara wasibye? Sigara. Okay. Sawa. Ubu rero tugiye mu nama ya TikTok. Byarakomeye bebera zarakomeye. Bari gutanga barasanga tonye. N'umukizitanga. Kakubaza iyo mubona bebera zarakomeye mutazitanga mu mumwe zatangwa nabandi. Umwatuje muri mwene data nukuri iyi filimi Imana ibaha umugisha natwe tugira views. Rero igitumye ndahangaha na bagenzi bandi bahaciye dufite yindi channel yitwa Michi Studio ariwe yacaga filimi yitwaga Maîtresse. Channel yacu barayiti dufungura nindi nayo barayiba. None turashaka kujya tubaheza behind the scene ngo murebe ukuntu ni aba ameze. Guys ni umukobwa utoroshye. Nyambo yaragowe. Mugari ntashobotse. Samuel nuko. Mbese iyi filimi nyine namwe murebera ukuntu igenda rero muze kuri iyi channel Michi Studio. Mukore subscribe, mukore share, comment, mukore na like. Turabakunda cyane kandi amazina dufite no kuri kwimana ni mwebwe tuyakesha. Ndabashubuje cyane. Mwari barabe muri mwebwe. Inama y'abakozi nayo twateranye ari njye ubakuriye no mvuga ati nayo akanyemba nk'abantu baje babasanga none ukahitubwira ngo ukahitunyirira mu nama y'abakozi ndetse ntabwo ndi umuntu noneho ntabwo ndi umuntu wese ukurikiye ukujya tonde nyine ndakubaza kutamberesa nyine wajyana nkoza igiti noneho wajyana nkoza igiti urebe nanjye shira hasi ibyo noneho reka mubwiza n'ukuri noneho shira hasi ibyo shira hasi ibyo noneho rero baza kunyihanganira narebye saa nyine kuza gukundana nawe bitagishobotse si uko nkwanze pe ariko nabonye kuguteshereza umwanya wo gusa ntacyo byamara we nta mwanya ukunda buriya rero nubwo ubona gutya ntabwo singa zasi zikora karabyo ni ikiremba zina ryesu igihe tumaze dukundana imyaka irenga 2 uri ikiremba ikiremba nini niyo mpamvu nanjye mbikubwiye hatarajya muri wa gatatu ngo uteshe umwanya w'ubusa niyo mpamvu ajya kubona ngo ushaka kuza kumusura nkakubwira ko mfite akazi kenshi wihangane pe sibyo Mungu wa Israeli ubu nta kintu wakwimarira wapi rwose mbona biri aho ngaho niyo wakwambara ubusa nakureba nkisekera oya ntabwo byashoboka nzigeragereza kuki ngenzi ikiremba Jojo uri ikiremba gute se ntabwo ngiye mbyumva ikiremba gute se umuntu nkawe ubu imyaka yose tumaranye njyawanisha gufasha Ndetse nubwo nabonye agafilimi katanje wallahi Zaino wambara vuba Umutwaro ukora kugeze mwana ukankubita gutya mwana bro uza kwibarira imbere y'abantu cyarazaza azuzibye kura ko twende tukuba ari umuntu w'umugosi wacu usibye ngibyo wenda wagize ngo wenda umuntu yikuyemo ubwoba mwana ntabwo umuntu yakora ese ubu mwimukiye mwana ubwigwe bwa bwiye turabura nese
Wowe ndabura. Uya muri inuza y'ububosi nanjye yo muri byiki. Okay, natwe ntabwo ndi boss. Wowe nta migeri irimo ukoresheje mu rugo se? Si byo dukoresha igice cyo hejuru. Nta kurumana. Siko bimeze wowe uzana n'ibyo kurumana. Ko nabone wowe urumana man, si byo se? Nyine twumvane man. No kuzaducira. Ngabo kumvane. Uri tayari? Ndi tayari. Nta bintu byo kuvuga ngo nabi. Uri tayari tutangira? Okay. Ndagukura amenyo mfite yabo. No. Serviço. Não deixa eu esperar, eu tô acudindo. Você como me diz, eu serei um câmera, vai ficar linda. Ni wanyanze? Oya, uye n'izina ry'Imana ntabwo nakwanze. Warambwiye ngo ntabwo ndi level yawe. Ndagapfa iki gihe ntabwo ngo ntabwo ndi urwego rwawe. Oya. Sawa. Wanyanze? Oya, ni ukuri na sheri ntabwo nakwanze. Mise mbashe. Waranyanze? Oya. Urya nje. Ndara. Ntabwo urare tu. Yo, ntabwo nakwanze sheri. Oya. Sheri, sasa ejo bundi twicaranye mbona wambaye ikariso yacitse ku kibuno. Mbuye kubikuza. Ikariso igura ngahe? Yendi y'umweru imwe igura 2,500. None bigendera ku mabara? Iz'umweru ziba zihenze. 2,500. Yego. Okay. Ubwo harimo ebyiri. Enye. Esheshatu. 8. 10. 12. 14. Yose ni amakariso. Ndashaka kamwe gastring. Hajya gacamo. Kaka ndi gastring kagura 15 kamwe. Ko gahenze. Siko se kari sexy. Turata. Ugura ku mutuku. Akicyatsi. Akubururu. Akikigina. Akumuhondo. Wa mukororo njye. Korora ariko. Ndi kuri cyo. Imisatsi nangahe?